Bukavu habereye inama. Inama yabereye Bukavu yahuje Joseph Kabila Kabange, ihuza Corneille Nangaa, ihuza na General Sultani Makenga n'abandi bayobozi. Papa, Kinshasa batitiye. Ko Kabila noneho yeruye. Kinshasa batitiye. Kabila yeruye. Ebana, usiniulize kabisa. Amejiunga. Uvira ubu turi kuvugana ntabwo abakongomani bakizeye ko Uvira ari yabo. Ubu turi kuvugana ntabwo irabatombe ariko ntabwo bizeye ko ari yabo induru zavuze. Kubera iki? Ni imidugararo abantu bari gupfa ibiki byose nubishaka kumbwira ndashyira mu ijwi rya Justin Bitakwira uyu mudepite. Meme Bukavu kwenye kunatawaliwa na Rwanda. Ibukavu hatabawe n'u Rwanda na bibero zao za M23 na FC. Na FC M23. Population haiishi jinsi munageuza Uvira leo. Abantu ntibabayeho nabi nkuko mwagize Uvira. Tawaliwa na Rwanda. None ha Justin Bitakwira yivugiye ko muri Uvira hari imidugararo, hari ubwicanyi, hari amasasu, hari uguhohoterwa ndetse hakaba hari ibikorwa bibi kurusha ahantu hagenzurwa na AFC M23. Ngo abantu hagenzurwa na AFC M23 haratuje hameze neza kurusha ahantu hagenzurwa na Wazalendo kandi ngo nimwe mwari mwizewe. Cardinal Ambongo. Cardinal Ambongo. Yarikoroje yavuze ngo muri Kongo dukeneye dialogue, ibiganiro inclusive by'abaturage bose abavuga rumwe na leta n'abatavuga rumwe na leta bose bicare baganire. Afata zino gahunda za leta z'ibiganiro bya Doha, afata ibiganiro bya Washington arazingazinga jugunya muri puberi. Aravuga ngo ibyo byose ntacyo bimaze, ikibazo ni cy'abakongomani, igisubizo cyacyo kigomba gutangwa n'abakongomani. Arangije arababwira ati kimwe mu bibazo bituzonze ni ruswa. Ati zambutiyaje ziri Kinshasa ntimuzizi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshall Real Estate nona. Ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku munsi abakurugendo online TV ndetse nimba unadukurikira kuri Inside Rwanda Media uhawe ikaze. Igitondo cyiza, umugoroba mwiza, umunsi mwiza aho uherereye hose. Igakire Samu ndi kumwe na mugenzi wanjye Robert Sympathique. Uraho waramutse? Uraho neza Samu, uraho neza, meze neza cyane. Uwo meze utese? Ni kwa kundi. Ko wansize uko nagusize niko kimeze se agiye ejo meze niko zinutse meze nta mpinduka cyane cy'ubwacyo nicyo gushima Imana ariko nanone buriya nagusize umeze neza nsanze umeze neza. Impinduka hari igihe tuba tuvuga ngo impinduka hari igihe zaza ziri negative. Impinduka ziri ukubiri nyine ushobora kuza nziza cyangwa se imbi ariko kubera Imana icyo ari cyo cyose cyaza turakirenga. Uzi ikintu nabonye abantu bajya batindaho yankunda kubona abashiki bacu buriya wari wabona umukobwa I Kigali hari uburyo nabonye bafite anniversaire bafite bino bintu babishushanyijeho imyaka. Yego nta muntu ujya over 25 ku myaka ye abari 23. Ubundi umaze kurenza imyaka 25 anniversaire igomba kuziri yandi gato igomba kuba yanditseho happy birthday n'izina rye ukongeraho I love you. Ahubwo ibyo by'imyaka mugenda muzana hejuru ya 25 ahubwo abari yubire urumva nta kibazo ushobora gufeta guhera ku 1 2 3 kwiza kuri 25 yubire ukabura yifunitse uri mu baby inyuma ya 25 urareka bakabyimenyera. None se uko nzi umuntu umaze imyaka nk'itana afeta 25 wowe ujye bari yagize nyine wazajya afeta 25 wowe bari yagize ubwo amaze kugira talent kimbabaza se nuko abantu bashaka kwigabanyiriza imyaka kandi mu by'ukuri kugira imyaka myinshi ni umugisha. Hari igihe umva umuntu ngo gufite ingahe wamubwira uyu ufite ngo kuko ari myinshi n'umugisha. Hari umuntu utarayigejeje. Yego hari umuntu wapfuye avuka hari inda yavuyemo. Hari umuntu wapfuye afite imyaka 2, hari wapfuye afite imyaka 10, hari abo mwiganye bapfuye. Wowe ugize iyo myaka 40 cyangwa 35 cyangwa 32 ntabwo uri kumva ko waba proud ushimira Imana ko ya myaka 30 yimaze ubwo burame. Buri kimwe cyose gifite avantage zacyo. Kuki abantu batishimira uburame? Kwigabanya ukagumana ugahora ufite mike ya bifite avantage zacyo.
yihi niyo avantage iba mu kugabanya imyaka. none se reka nkubaze nk'ubu wowe bangaje abantu bajya mu gisirikare nturimo, bangaje abajya mu gipolisi nturimo, bashatse abajya gukora muri RIB nturimo, uzi ikibazo wagira? Nta kindi ni imyaka. Noneho waragiye uvuga ko ufite 23 nubwo ufite 40 waremeje abantu ko ufite 23 ari utsindagira nirangamuntu hora bihinduje. Kereka wenda uri umukinnyi ushaka ko ushaka urwo rwaro rugero rumwe nari nguhaye none wizaniye n'urundi tujye mu mikino. Mu mikino bagabanya imyaka kuri avantage zabo, ariko imyaka burya ntihishira ni nk'inkorora. Uri kubyumva? Barayigabanya ukabona urica barara nta kibazo, ufite 47 nk'umuntu bakakwereka nk'umuntu nka Kagere Meddy ukajya uvuga ko ufite 26 ukavuga ko ufite 26 ariko imyaka ntiyihishira, wirukanka arere turu gutya uburyo igihaha cyawe gititira, abantu bari kureba match barabibona, imyaka ntiyihishira. Urumva ko rero ariko uko byagenda kose kugira mikeya haraho bikurengera, ariko noneho rero hari na avantage byakubuza kugira imyaka mike. kuba uvuga ko ufite mikeya kandi ufite myinshi, mu by'ukuri kuba ushobora kuba ufite 21 kandi hari umurimo ukeneye umuntu w'imyaka 35 kandi urayifite, ariko wagiye ugabanya ubyeta. Buri kimwe rero kigira ibyiza byacyo n'ibibi byacyo, ariko ikiza kiriho ni kimwe. Nizere ko wowe unkurikiza imyaka yawe nicyo gusa kandi yuzi yawe si ngombwa ngo abari yo menya, wowe yuzi yawe gumana iyo kabisa. Umubyeyi wawe arayizi. Bana we n'umubyeyi wawe n'abavandimwe bawe mugende mumenye iyo myaka. Ngewe iyo nzi rwose nubwo itabayo itsoke. Ntabwo biba byoroshye cyane. Yego tugiye kwinjira mu makuru, turi buze kuvuga ku makuru agiye atandukanye. Sempa reka twigire, bari tumaze iminsi tutanajyayo, twigire hakurya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sha byacitse uko twabisize siko bikiri. Ntabwo ariko bikiri. Noneho ariko nandi kukubwira kugira ngo ibi bintu by'ibiganiro ubundi amani itapatikana narabikubwiye ni peace through strength na silaha kabisa, ni peace through strength. Nicyo Kongo yari yaratinze kumenya. Mwebwe mwajyaga mujya muri commentaire mukaza mutukana mudashaka kumva ibyo tubabwira, twabwira ati ibintu biri kugana habi kuri Kongo, bate ibintu biri kugana habi kuri Kongo, bate abantu bajya bansetsa ngaho ni abantu babaza bavuga ngo tuba turi kuvuga ngo Kongo nabi, sinzi uwo nabonye avuga ariko ubwo ngo nk'ubwo ngo kumba mbona ngo wihaye kuvuga FDL nabi ngo nkabanya nkubona ngo ijya muri Kongo. Ijya muri Kongo kubera ko nzi ko ni igihugu bicaye mu Ventura yafashe ibintu by'amahoro n'abandi bantu bajyayo business ziri gukorerwamo, ni ahantu hari secured cyane. None se sondage sinabikubwiye ko ngubu ndaza kukumvisha Justin Bitakwira ni umudepite mu nteko ishinga amategeko Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuka muri bino bice bya Sud Kivu, ndetse unarebye muri iyo nteko niwe boss w'abazalendo niwe bavugira. Ndaza kukumvisha uburyo noneho yatangiye kubahindukana no kubanenga, ahubwo noneho Bitakwira yatangiye gushimariza AFC M23 kwa handiri ariho hari amahoro, ngabazarendo bahawe Uvira ngo bayirinde, ni imidugararo no kwicana gusa. Ijwi turarikina ndarifite, turaza kubyumva. Ikintu nari ngiye kwibaza, abantu bibirirwa bavuga ngo wenda reka se turi abavugizi, wenda twebwe icyo dukora turasesengura. Yego, ntabwo tuvugira AFC M23, ntabwo tuvugira abo ku ruhande rwa ira coalition yose. Umura abo bose bihorere, twebwe icyo tuzira bira byose ugenda abantu baza batubwira. Nukuri nuko twebwe yo tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Kandi bariya bose bishyizemo ngo Kongo ko yatewe n'iki n'u Rwanda, abandi bafata AFC M23 kitabaho bakavuga ko ari abanyarwanda. Niyo mpamvu rero twebwe icyo tuvuze kuri AFC M23 kiri positive, bo baza bavuga ibyo bishakiye kuko bari ku ruhande rwa Kinshasa. Kubera ko bari ku ruhande rwa Kinshasa bemera manuma, ntibashaka kumva ukuri guhari ngo abantu babereke ibiriho bivugwa nuko ibintu bizagenda. Bo bashaka kwiyumvira nubwo byaba ari ibinyoma, ariko bikaza bivuga neza FARDC, FDLR, wazalendo. Ibyo ntibikirimo. Wenda reka tuyivuge neza. Yisubije Bukavu. Tuyivuge nta kintu yakoze. Yisubije Bukavu. Ntacyo reka tubihimbe. Nose sinakubwiye ntariko aba bantu ubundi baba bashaka iki. Ni gute FARDC na coalition yayo bafata Bukavu tukaza tukavuga ngo Bukavu ntiyafashwe.
ubu urumva bishoboka. ubu ntitwavugaga ko drone zabo ziri kurasa ntitwabivugaga se ko drone zarembeje AFC Mutesi nkanakubwira ngo ntitwabivugaga. ikimenyetso ni ya matangazo tuduhora tubona none se ndituba turi kubivuga none se ubu none Guhera Kinshasa bari kurira Uvira byanze Goma byanze induru n'induru ubu ibitero byaje ibitero byose batera byo kuza kwisubiza ibice turabivuga none se hari kigeze gitanga umusaruro gifata agace runaka barakisubiza twanga kubivuga uzu duce tumaze kubatombe mu minsi ine gusa ahubwo mbwira kuri iriya nama yabereye i Bukavu i Bukavu habereye inama iyi nama yabereye i Bukavu yahuje Joseph Kabila Kabange ihuza Corneille Nangaa ihuza na General Sultani Makenga n'abandi bayobozi papa Kinshasa batitiye uze ko Kabila noneho yeruye Kinshasa batitiye Kabila yeruye bana usiniulize kabisa amejiunga Kinshasa batitiye ubundi umuntu wakatiwe erega yakatiwe urwo gupfa n'ubundi ubwo aracyabembereza iki se urumva ari ibiki nibyo byenda atarafite gahunda yo gukora ubu ngubu bagiye kubikora bakoze inama rero yo kwanzura uburyo ngo Uvira igomba kugira ite gufatwa none tuzi abantu najyaga nkubwira b'abakongomani bari za Amerika baba YouTuber n'abandi bajya noneho basaza Tshisekedi bamuri runono tentesu uzi ukuntu bamumereye bambwiye ati none hano udafata umwanzuro turapfuye turashize noneho bahereye ku bajenerali ubu noneho bageze kuri chef d'état major Jules Banza umugabo w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo haye iminsi mikeya uraje wumva ikigiye kumubaho wa wundi bazanye Abdallah Nyembo wa mu FDLR uzi ibibazo byavutse kuri Abdallah Aziz Nyembo ibibazo byavutse bamwanze kumwanga gusa abo se bari abantu bakunda iki nabi cyane gasita baramwirukankanye ngo ntibamwizeraga ni umunyamurenge izi FDLR nazo muranga kuzizira murumva ko zishobora kuba zifite uburyo zikorana na M23 ariko saa munange reka nkubaze ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite abasirikare bake b'abaofisi cyangwa se abajenerali bake n'abakoloneli n'ibiki bakeya ku buryo ubundi bo bagakwiye kuba birinda kohereza hari umuntu ukemangwa unugwanugwa ko hari abakongoma ko hari abajenerali bavuka za Katanga ko hari abavuka za Kasayi ko hari abavuka Kinshasa ko hari abavuka za Bandundu ko hari abavuka Chopo ni gute wa mugani bo batajya bazana abo bajenerali bari abazayirwa bari abacinwa bakinwa ntago bajya biyumvamo ibice bya Eastern erega ntago wahamwohereza ngo reka nanjye mfite icyo kibazo bo baroherezwa kandi bagomba kubaha itegeko rya Commander Supreme sibyo umugabo w'ingabo w'ikirenga ni perezida bakagira na Jules Banza nk'umugabo w'ingabo nanjye icyo nshaka kukubaza ni kuki burya hari ahoherezwa umuntu uri dutable umuntu iteka ryose ufite icyo why umuntu uzi ibi bice uzi ibi bice ntabwo ikibazo ari ukumenya ibice ubundi ikibazo ni ukumenya akazi gakwiye kuba gakorwa muri aba Rwanda phone bahohereza ni ukubera iki abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda baba baje mu biganiro se none se baba baje mu biganiro n'uzashobora gukontinga kuko bahanganya akoresha urwo rurimi umva nkubwire chef d'état major Jules Banza ubu nawe batangiye kumunuganuga bajya gutwara amasunzu yaje kumwitwarira none reba Abdallah yamusimbujeho muri FDLR reba ibibazo byateye Uvira ubu turi kuvugana ntabwo abakongomani bakizeye ko Uvira ari yabo ubu turi kuvugana ntabwo iri abatombe ariko ntabwo bizeye ko ari yaba induru uzavuza kubera iki ni imidugararo abantu bari gupfa ibiki byose nubishaka kumbwira ndashyira mu ijwi rya Justin Bitakwira uyu mudepite nawe wiyumvire ibintu yavuze numara kumva ibintu yavuze wumva ukuntu yakeje AFC M23 akavuga uburyo ahantu iri hameze neza ndetse yanabwiye abazarendo ko nimukomeza kwitwara nabi gutya muraza guhura n'uruva gusenya kubera yuko Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi baraza kuza babarwanye turabambura n'izo mbunda muri kubyumva urumva rero none ibintu byakomeye n'aba bazarendo bari biringiwe FRDC biranze abazarendo biranze FDLR ni kure kubi none se ubwo urashaka kumbwira ko abantu bameze bato ubundi ndi cyari coalition yigeze ihuza iyi coalition igeze ihuza ryari uravuga ngo duhuje umugambi turi kurwana na FCM 23 ni ryari ntabwo bahuza nta munsi numwe buri gihe wasangaga imbunda ziri kuvuga atari AFC iri kurasa n'ubundi ziri kuvuga atari ugasanga bazari bari kurasana na FARDC cyangwa n'abarundi yego kubera ko batari gushaka kumva komandoma zabo kandi urumva buri abazarendo barasuzugurwa
muri izi ngabo zose barasuzugurwa. Oya, abazalendo bahabwa imbunda nini bahora barekarama ubusanga ngo ari abantu 10 babahaye. Abazalendo bakagize akarima kabo rero link ndayiguhawe bwe fifungura. Urukumva urabona abazalendo bose ubundi bari bagambira iki cyangwa bashakaga iki Sam bashakaga control ya Uvira nk'abakavukire bahariye barangije bahita bahirukana FARDC bahirukana n'ingabo z'u Burundi. Ubu none turi kuvugana rero bari abazalendo bonyine ubwabo bifitiye iriya control ni ibibazo. Twiyumvire bitakwira. Ndugu zangu wazalendo, nafikiri kati yenu sasa tutachagua kati ya kondoo na mbuzi kama jinsi Biblia inasema. Mukumbuke bisobanurira abantu ati gihe kirageze cyo guhitamo hagati y'intama n'ihene. Miaka mingi sana ati mwabaye imyaka myinshi mu ishyamba mutagira ijambo tubaha imbunda. Alikuwa na kanyaga ungi Sange Runingu ntawe ushobora kugera mu mujyi za Sange n'ahandi mwabaga mu mashyamba. Nyinyi wote mkumbuke chawa zenye zilikuwa ndani ya makabutula zenu na mapantalon zenu. Nibuka inda inda zabaga mu myenda mu mashyamba mwese ya Kongo. Nibuke kuntu mwari mu mashyamba mwaraheze leta yarabirengagije. Sasa hatujui ni wanani wamegeuka majambazi. Twaje kurangiza tubahereza imbunda tubaha ijambo ariko ubu ngubu byaducanze ntituza bahindutse amabandi. Jeshi la Rwanda au kati yenu ni nyinyi ndio mnageuka sasa majambazi? Ese twongere tuvuge ko ari abanyarwanda cyangwa hagati yanyu numwe mwabaye amabandi? Tantu watu 3 walikufa. 3 bapfuye. Meme Bukavu kwenye kunatawaliwa na Rwanda. Ibukavu hatabawe n'u Rwanda na bibero zao za M23 na FC. Na FC M23. Population haiishi jinsi mnageuza Uvira leo. Abantu ntibabayeho nabi nkuko mwagize Uvira. Tawaliwa na Rwanda. Ndio tunaona watu wanapigwa, wananyanyasiwa. Hatabawe ngo nabo banyarwanda ngo abantu barakubitwa bagahohoterwa. Kinachokuwa na mwanzo kina mwisho. Ikintu cyose cyagize itangiriro kigira iherezo. Kama tabia hiyo amuiachi, nimutareka izo ngeso mbi watawapokonya zile silaha mko nazo. Izo mbunda zose muzazambura na wamoja watafungwa, abandi bafungwa. Hiyo vifo ya kila siku, izo mfu za buri munsi, hiyo masasi ya kila siku, aya masasu ya buri munsi. Uliza ni nani? Wazalendo nimwe mubikora. Ejo Amerika, Umoja wa Ulaya, ubumwe bw'Uburayi, serikali yenyewe ya Kongo, leta ya Kongo, mutageuka tena maforce negative, muzahinduka abanzi kuri abo bantu bose. Hiyo nyinyi ndio watu walikuwa wanaanza tegemea. Mu gihe mwebwe mwari mumaze kuba bizera, munaleta haya, mutangiye kudukoza isoni, munaleta haya, muri kudukoza isoni. Unasikia? Urabyumvisha uburyo bimeze? None rero babantu barabazalendo bari biringiwe, bari bagize ngo nawe muvugizi wabo umuntu ngo ni chef wabo nawe ni havuga. Yego nawe urumva kari kuvuga igiswahire cyo muri cyahari ya za Bukavu no hariya nibitakwira no mushi wa hariya no kuvuga ngo we no mudepite Kinshasa ni nawe wagiye abavuganira navuga ngo niba bahereza imbunda nibagire bate. None umva ni ugarutse kugera gute kubavuga atyo wacyumvise icyo kintu. Bivuze ngo ubu turi kuvugana abantu mwabyemera mutabyemera mwebwe mwaje mwigirira intyoza muza muje gutukana. None ha Justin bitakwira yivugiye ko muri Uvira hari imidugararo, hari ubwicanyi, hari amasasu, hari uguhohoterwa, ndetse hakaba hari ibikorwa bibi kurusha ahantu hagenzurwa na AFC M23. Ngo ubwo abantu hagenzurwa na AFC M23 haratuje hameze neza kurusha ahantu hagenzurwa na Wazalendo, kandi ngo nimwe mwari mwizewe. Ubwo ngo ni ku ruhande rwa Wazalendo FARDC nabo kibari kumvikana. Atabasirikare bacu bari ya madrone ari ibi bice byose bafashe uduce twose Shabunda yose igiye kurangira. Za drone se nazo ngo amakuru ejo hari drone hari drone yarashe hari muri za Sud Kivu irasa mu kirombe cy'amabuye y'agaciro. Bari kuvuga ngo ni AFC M23 gicukura. Papa hari harimo abashinwa 50. Uri kubyumva? Drone iragenda ibamwishamwe amasasu 15 direct 15 direct bahise bahagwa 35 bose barakomeretse. Uri kubyumva ibyo bintu nkuko uribuka FARDC n'ubundi batuma amadrone mu ruganda rutunganya mu y'agaciro ya Twangiza n'ubundi ni muri Sud Kivu
bavuga ngo ni AFC iriyo kandi narwo hari n'abashinwa bari barimo naho babacucumiramo bari kuvuga ngo ni abantu bo muri AFC M23. Nonaha ibitero bya leta ya Kinshasa nibaza ukuntu bigabwa ahantu badafite amakuru ndetse bajya no kuhisenyera hari n'ahabo gusa bitwaje ngo ni kwa AFC M23. Nyamara nkibaza igituma babikora gutyo kandi AFC M23 ifite ubutaka yafashe, ariko ntibashobora no kwatuma drone n'imwe. Ahubwo aho banuganuga bari kwegera hari ibirombe bari guhita bagenda bagasenya ibyo birombe bagasenya n'izo nganda zihari. ejo bundi indege Emile wa Qatar ari Emile wa Qatar ari muri Kongo. Hari indege yagiye kurasa muri ziba ziri kurasa muri eneo z'abaturage. Nabonye utubaba twayo ku butaka ndavuga n'abahungu barayimanuye. None se Sam ko byaje kuba ibibazo nabyo. Buriya Emile wa Qatar ngo baje kuvara ku kibuga cy'indege bari kujya kuri Fleuve Congo. Noneho ngo umushoferi wari umutwaye sinzi ukuntu byagenze ngo afungura ikirahure cy'imodoka mu buryo butunguye Emile wa Qatar. Ebana Emile wa Qatar yaje kugira ibibazo bikomeye cyane, urumva? Yaje kugira ibibazo bikomeye cyane hariya muri Congo, nanjye niko numvise kugeza ubu ngo umushoferi wari namutwaye muri modoka arafunze ngo kuko ngo imyuka urabizi wa mwanda wabo nyine imyuka ngo yaje kumusanga mu modoka agira n'isesemi ibintu byinshi cyane ngo arahindukirwa amera nabi ngo biri no mu byo ngo yari afite burya gahunda yo kuba yanararayo, ariko ngo hari ibibazo yaje kugira by'ubuzima bituma ahita afata indege aragenda. Uri kubyumva? Byose ni ibibazo nyine nta wamenya, ariko ngiye icyo nshaka kukubwira ubu nonaha ushaka kubihinyuza agende yirebera ibitangazamakuru byabo binyamahanga byabo byo muri Kongo byabo ibyaye muri Kongo byacitse byayobye, FARDC gukubitwa, Wazalendo gukubitwa, AFC M23 yafashe uduce twinshi, AFC M23 ndetse biri kuvuga ko ubu Uvira ni ku masegonda, ikindi binyuriye n'izindi nzira bari kuvuga ko mu gihe gito cyane barabasanga za Kindo na za Kisangani ngo kandi nibahagera ni Katanga, kugera Katanga no kujoininga abandi bakomeza Kinshasa. Nubwo bimeze bityo sahubwo Kinshasa se ugira ngo bimeze bite? Hose hari iki? Mu birometero 50 uvuye neza muri centre Kinshasa. Hari undi mutwe twaje intwaro witwa Mobondo. Uri kurwanya leta se? Uri kurwanya Tshisekedi? Ntabwo uri ku ruhande rwa FC. Wabibwirwa n'iki kuri kurwanya Tshisekedi? Cyangwa barabatangatanze. Baturutse Kingakati ni hahandi nyangubwira Joseph Kabila Kabange yatunganyije amera nk'uwashyize parke aratunganya neza, niho baturutse n'indege z'amayerokobuteri zashatse kujya kubarasa bashaka ariko no gusenya ibyo bintu Joseph Kabila Kabange yubatse aho ngaho, ariko biranga nyine, ariko abo bantu nabo bari Kinshasa bari gushaka gahanga ka Tshisekedi direct. Cardinal Ambongo yarikoroje yavuze ngo muri Kongo dukeneye dialogue, ibiganiro inclusive by'abaturage bose, abavuga rumwe na leta n'abatavuga rumwe na leta bose bicare baganire. Afata zino gahunda za leta z'ibiganiro bya Doha, afata ibiganiro bya Washington arazingazinga jugunya muri puberi, aravuga ngo ibyo byose ntacyo bimaze, ikibazo ni cy'abakongomani, igisubizo cyacyo kigomba gutangwa n'abakongomani. Arangije arababwira ati kimwe mu bibazo bituzonze ni ruswa, ati zambutiyaje ziri Kinshasa ntimuzizi, tribalisme ntimuyizi, ati ibi byose biraturembeje, guverinance mbi, mauvaise guverinance, ubuyobozi bubi buyobora nabi, uri kubyumva, bwica. Ibyo byose none nabonye batangiye ngo ariko Warambongo yitwaje iki ngo Mobutu ngo nawe yegeze ngo abafunga ngo natwe president wacu za byacitse byayobye baba muri Amerika. Tshisekedi agenda hano no bambwiye atinya kuba president. Harimo wa mukobwa se? Uwe mukobwa wa undi bahaye agapfunyika kaza haba kajya waramubonye ari gushashariza u Rwanda imbere ya ntuza ya Trump. Trump akajya ababwira ati turabizi turi kubikoraho. Vera sise uriya yarazimye umunsi wa nyuma avugisha Trump arambwira ati please stop, we are dealing with it. Tibyo turi kubidiringa mu gihe gita yaramaze kurembya Trump, noneho yaramaze kuzana n'akagezi ko kuzana na mikoro ya RTNC, Radio Television Nationale Congolaise. Bare bana ariko nta nubwo bagira, ndetse ntabwo babonaga ko nimba batangiye kuzana radio na televiziyo by'igihugu muri White House
ntibabonaga ko byo ubwabyo bizateza ikibazo, ntibabonaga ko ari propaganda batangiye kuzana muri White House, buriya ntabwo babibonaga. None byarangiye na wa mukobwa nawe babaye bamubwira ati butuje gakeya, genda gake aledusma, genda gake. Utangiye kuzana radiyo na televiziyo bya Kongo muri White House. Bimwe mu byo yizezaga Trump ngo Tshisekedi n'abakongomani si prix de Nobel, c'est Jean Lasson Colombe. Reka nkwereke, tekereza abantu bavuga ngo twebwe nimba umuyobozi aje iwacu muri Kongo kandi tukaba tubona ko agomba kuba ku ruhande rwacu, ntitwitaye ku buryo abona urundi ruhande cyangwa uko arufata, twebwe naza turamuhereza 25 kilo z'amabuye y'agaciro ziwe yitwarire, ahasigaye turebe ko none atazaba ku ruhande rwacu. Ari nayo mpamvu bavuze ngo ubusa bazihawe bose ngo o Rwanda irinya kelevash, niyo mpamvu bavuze ngo mu Rwanda ngo nta kindi kintu gihari uretse inka, ariko ntibazi igisobanuro cy'inka mu Rwanda. ngo sheno nuzarore minere. Okay, hari umukongomani ajya we akora ubusesenguzi cyangwa se analyse ku byo yabonye biba, ku byo yabonye biri kuba muri event. Yafashe uburyo Emile wa Qatar yakiriwe mu Rwanda, afata n'uburyo Emile wa Qatar yakiriwe iwabo muri Kongo, we akora ubusesenguzi yikorera video, areba uburyo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaturutse ahandi akaza kuri tapi rouge agenda asanganira umwami, uburyo ibintu byari bimeze neza. Ahera no ku buryo perezida wa Kongo yagiye kwakira umwami wa Emile wa Qatar, aribwo bari kurambura tapi rouge, tapi bayirambuye indege yaguye. Arangije areba ukuntu Emile wa Qatar ageze mu Rwanda yahinduye imyenda, agakuramo ikoti n'ibindi akambara t-shirt suplesse n'ikoboyi na jeans bisanzwe. Aravuga ngo hano Emile wa Qatar amaze gukuramo ikoti n'ishati na cravat akagenda akambara t-shirt na suplesse na jeans, hariya yari ari gufiringa ati home, yari ari kubona ko ari mu rugo ameze neza nta kibazo yagira. Ati perezida Paul Kagame amujyana hariya mu rwuri akamwereka inka, yamwerekaga uburyo igihugu gitekanye gituje mu muco wabo, ko wakigenda mu mujyi no mu cyaro. Uranyumva neza? Wakigenda hehe mu mujyi no mu cyaro, umutekano urizewe, haragendwa, amwereka umuco, inka, ibintu byose bihari. Ambwira ati ibyo rero mwarabyitegereje, ati bavuye mwabonye ukuntu bicaye ahantu muri ofisi nziza. Arangije abwira ati ariko twebwe reka turebe aho bicaye. Perezida Tshisekedi yari ari kwihanagura ibyuye, yari ari kugira ati tapi rouge bayirambuye indege hari aho bari bicaye, hari show, hari hashyushye ku buryo buteye ubwoba. Perezida yari ari kwihanagura ibyuya, agaruka ku kuntu yamujyanye muri mize y'amateka ya Mobutu. Arasobanura ngo gufata Emile wa Qatar usuye igihugu bwa mbere ukajya kumwereka amateka y'umuperezida wiswe umunyagitugu n'ibindi. Aravuga ati hano ikintu rero Emile wa Qatar yakuyemo ni uko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri mu bibazo, n'ikimenyimenyi yabuze ahandi amujyana mu mateka, ajya kumwereka amateka, ibibazo leta ya Kongo ifite, ati gutya byagenze gutya, ariko na n'ubu ati rariya ni ugukinagara mu mateka ya Kongo. Yamweretse nyine ko Kongo mu by'ukuri, kandi nababwiye ko bari babuze n'uko babigenza, bamujyana no kuri Fleuve Congo, baragenda bamwereka amafarashi n'ibindi bintu bidafite aho bihuriye n'umuco cyangwa se uri kubyo nabyo yabivuzeho. Yavuze ngo byatangiye yambaye ikoti, ariko birangira noneho ikoti barikuyemo basigarana cravat n'ishati. Ati ibi biragaragaza ko ni nk'ubushyuhe gusa, bari kwirinda, bari mu bushyuhe, bari ku zuba, nta kindi gishya gukoramo ikoti ugasigarana ishati. Ni nko kugabanya ubushyuhe wowe uri kugira, uri kubyumva. Ati biriya byonyine ni ikimenyetso cy'uko ntabwo yisangaga nk'uri mu rugo. Ikindi kandi biranagaragaza ko Emile wa Qatar ari mu Rwanda, yabanje kugenda ahantu agahindura akagira gute, biragaragaza ubushuti busanzwe. Ahubwo ikintu navuga, Kongo yigira ku Rwanda nubwo bikora nabi, ntabwo bishobora gushoboka ngo ibikore neza. Niyo mpamvu nanjye naranabikubwiye ubushize, nyine narabikubwiye uburyo perezida Paul Kagame zose buriya uruzinduko rwa Emile wa Qatar mu Rwanda, biriya bintu byose byagiye biba
Kongo yari yicaye iri kwiga ni nacyo kibazo cyabayeho nyine, niyo mpamvu imyiteguro itabaye myiza, uri kubyumva. vuga ati bo ko baravuga bamwakira uri cyatwege ko bamwakiriye batya, kuko bari bategereje se ubundi u Rwanda ni ikiri uri buhereze Katari, cyangwa se baki bari buhereze Emile wa Katari nk'impano, turi kumwe nk'impano. Noneho baravuga ati twebwe duhereye ku cyo bari bumuhe nk'impano, twe turakuba. Ese perezida Paul Kagame yakiriye Emile wa Katari ate? Uko yamwakiriye rero twebwe turakuba, ariko se barakuba iki, barabigenza bate? Mu Rwanda kwakira abashyitsi ni umuco. noneho kugira unarabyumve neza, ziriya nka z'umuco ntabwo ushobora kwestima ikiguzi cyayo, ahubwo Kongo izabanze imenye neza, izanze imenye neza ni abantu bangahe perezida Kagame ajya ajyana mu rwuri rwe, cyangwa se bamaze kuba bangahe mu nshuti ze, mu bayobozi bo ku isi bose baza mu Rwanda no mu bagira gute, ni abantu bangahe amaze kujyana mu rwuri. Icyo ngicyo cyonyine yaba bari bakizi nibwo bari kugira icyo basobanukirwa, ni bangahe agabira. Icyo cyonyine bakwiye gusubiza ubwenge inyuma bakamenya ako kantu. Erega Samu, ikibazo naje gusanga sinabakongomani kuko faiblesse yabo barayizi, ahubwo bano bantu batari abakongomani ariko batunzwe na Kongo. Uri kubyumva? Bari mwabo bose bashaka guhungabanya u Rwanda, abashaka kwifashisha Kongo kugira ngo bakore ngo ubutegetsi bw'u Rwanda, which is impossible, n'ibindi nibo bavuza induru. Uri kubyumva? Nibo bavuza induru, nibo bavuza induru. Ariko abakongomani bo barabibona ko nta kigenda nta n'ikijya mbere. Izi ntera hamwe n'aba bandi n'abo bigarasha byose bishaka kwifashisha Kongo n'abakongomani nibo bakomeza gushuka Tshisekedi ngo ati push, komeza usunike, kuko nadakomeza ngasunike nibo bari buhombe, kandi bagatuma hanapfa abakongomani. Nibyo ngibyo rero ubundi nicyo kibazo Kongo yibitseho, nicyo kibazo gihari. ariko ibintu bya Kongo nta na rimwe, kandi nibwo nyakubwira, nta na rimwe ibyo baba bari kuvuga ngo ibiganiro byaba iby'idoha niyo bakora ibyo mu gihugu. Wowe nakubwiye imigozi itatu iziritse ibiganiro bya Doha, ku buryo leta ya Kinshasa iramutse inabigiyemo kwaba ari ukwemera ikije ibuye si umugati, kwaba ari ukwemera ikije. Kinshasa ishaka kujya muri biriya biganiro nka shefu fataye mu ventura nka no panga chef. Ubundi Kinshasa yo iravuga yuko kuri yo ibiganiro bya Doha byararangiye. Patrick Muyaya yavuze se, noneho Patrick Muyaya yaravuze mu Busuwisi, yaratsinze. Patrick Muyaya yaravuze ngo twebwe bari ntacyo tuvugana nabo, bariya batakiriho, ejo bundi bazaba bagiye. Uzi icyo bizeye, uzi icyo bategereje? Bategereje invitation ya perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika itumira Tshisekedi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame bakajya Washington. Kongo yizeye iki kuri Washington? Kongo yizeye, urabona ibindi byose byaranze. Ubu none Kongo yizeye ko nibamara gusinya na Washington, Amerika izakoresha noneho ingufu zayo igakura AFC M23 muri biriya bice. Donc uribuka amasezerano ya Washington, Kongo nibyo yari yizeye biranga. Ibya Doha, Kongo nibyo yari yizeye biranga. None isigaranye icyizere kuri sinyatiri zashyirwa h'umukono na Tshisekedi na Trump na perezida Kagame, nyamara bakirengagiza ko ntabwo bazaba bagiye kuburana, ntibazaba bagiye kudiskita, ni ugushyira umukono ku masezerano y'ibyamaze kuganirwaho. Rero bo nta nubwo bashaka kumva ko hari ikizakorwa kugira ngo leta ya Kinshasa yongere kugira uburenganzira kuri Nord Kivu na Sud Kivu. Bo baragira ngo bizikora, ariko byose nkabibona mu kujijisha abaturage kugira babereke ko hari ese ikintu ko gukora. duhora dusesengura intambara, amaherezo yayo ni ayahe? Amaherezo y'intambara yewe we, keretse abatayabona. Amaherezo y'intambara, induru nizivuge, amasasu navuge, ibiba nibibe, nimba ni bibiri Kongo nitaba barikaniza, AFC M23 izafata Kinshasa. Ibyo nashakaga. Ni kimwe muri ibyo bibiri. Urakoze cyane. Nibyo bintu nashakaga bibiri. Mumbone za buri muntu wese nawe ashobora kutubwira ukuntu bibona. Ese yurebye intambara. Yego. Ubona aho barwaniye,
ubona Kongo ifite uburyo bwo kwisubiza ibi bice. Ese AFC M23 izagumana ibi bice ku buryo bakora balkanization bikaba ibice byigenga, cyangwa bazakomeza bakora ubutegetsi bwa Tshisekedi? Ubundi ibintu ni bibiri, bazagira semi autonomy cyangwa se bakureho Tshisekedi. No kuvuga iki, bazaba bari hariya ari igihugu cya Kongo cyose, sibyo? Ariko abantu bo muri AFC M23 aribo bicungira umutekano, bafite n'inzego zabo z'ubuyobozi, bizaba bibaye nka decentralization. Noneho nibarangiza bajye batanga raporo ku buyobozi bukuru bwa Kinshasa, ariko igisirikare kiri hariya ari icyabo, ubuyobozi buri hariya ari ubwabo. Ibyo nibitaba, choice yindi ishoboka ni ugukuraho Tshisekedi, noneho bagashyiraho ubuyobozi muri Kongo yose. Icyo nicyo gishoboka, cyangwa se batamushyiraho bagakora intambara kuba nka Tanzania na Zanzibar. Umva nkubwira ukuri guhari. Ubundi bizarangira habayeho ibiganiro bibahuriza hamwe, ibyo biganiro bizasiga bishyizeho inzibacyuho. Wabyanga wabyemera, abatabibona n'ababibona mu bifatira aho ngaho. Muri Kongo hazaba ibiganiro bihuriweho, uri kubyumva? Ibyo biganiro bihuriweho muri Kongo bizashyiraho leta y'inzibacyuho, ubifata utyo. Naho ibi bihano byahawe Joseph Kabila byo gukatirwa urwo gupfa, wigira icyo bibonamo. Ibi bihano byagiye bifatirwa ba Colonel Nanga, wigira icyo bibonamo, ntacyo bizatanga. Ahubwo hari abantu mbona bari muri guverinoma ya Kinshasa none bashobora kuzagarukwa n'ibizakurikira uyu munsi. Separeka tube dusoreje aha ngaha, n'ubundi mu kanya turaza kubagezaho andi makuru uko bira bimeze, cyane cyane ko Sud Kivu moto muri rugiye kwa Sud Kivu yo abantu nibayitekereza uko bashaka, na Walikari igiye kuvamo yose rega. Ntabwo ari Sud Kivu gusa, ni Sud Kivu na Nord Kivu hose hari imirwano bose. Nukuvuga ngo Walikari nivamo Kisangani biroroshye. Hariya hepfo Sud Kivu yo nkuko bitakwira byivugiye. Ndagira ngo nkubwize ukuri, ho ni kure kubi, ibyo niko bimeze, uko niko kuri guhari Sam. Asante sana.